reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Gorgeous Power nguko bisanzwe amazina yo ni Mbonye Umugenzi Samuel bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye hanze mu gihugu ndetse n'inama zigiye zitandukanye. Gusa hano ku nama mbahereza ndagira ngo zo mujye musitega amatwi ndetse mugire n'icyo muvanamo gishobora kubagirira umumaro mu rugo rwanyu, ndetse kugira ngo tubashe kuba twageza umuryango nyarwanda aho twifuza. Dore yuko nta n'umuntu ubasha kuba yagera ahantu yifuza, siko bimeze. Ndabizi neza yuko nta muntu ahantu hose twifuza kugera ntabwo tuhagera, gusa tugera kuri bikeya. Dore ko n'Imana dusaba byose itaduhereza byose dushaka, ahubwo iduhereza ibidukwiriye. Bityo rero turagerageza kugira ngo tugere kuri byinshi, ariko bikaza kurangira tugeze kuri bikeya. Bahaye ikaze rero ku bantu bashaka kubahwa n'abagore. Noneho abagore nabo baba bashaka yuko mububa. Ni ukuvuga ngaha abapasiteri baba bafite akazi kenshi, ariko iyo bageze kwa kangaka sinzi uburyo babigenza. Abapasiteri nyine umupasiteri waba uri kureba ino video atwandikire muri comment avuga ati twe tubigenza gutya iyo biramutse bigenza uki. Ni ukuvuga ngo ku iyi si umuntu wese aba agomba kugira agaciro, ariko agaciro umuntu agira ntabwo agahabwa n'abantu. Ntangazwa rero no kubona umuntu w'umugabo ari kuvuga ngo ngewe ng'ikintu kimbabaza ngo ntabwo abantu banyubaha, ngo noneho ngo iyo bigiye ngo bikagera ku mugore ngo ngo numva ngo byandenze ngo bingeza. Ibaze, abantu ntibakubaha, umugore wawe ntakubaha, abana ntibakubaha, igihe cyose nyine ubura aho ngaho abantu batakubaha. Ese ahangaha ubundi kugira ngo umuntu abashe kuba yakubaha nuko uba ukora iki? Ndeka mvuge mu muryango, none reka twinjire mu muryango. Kugira ngo umugore abashe kuba yakubaha nuko ukora iki? Ahangaha rero mw'abantu reka manze nabasaba kugira ngo niba ari ubwa mbere mugeze kuri YouTube channel mubashe kuba mwakora subscribe, mwibuke no gukanda notification ndetse mudusangize n'igitekerezo cyanyu aho hasi muri comment. Gorgeous Power, imbaraga z'Imana nizo ziba zigomba kudufasha mu gihe cyose naramutse ngomba kugira ikintu mbagezaho cyiza, haba mu makuru yo hanze, haba mu gihugu cyacu, haba mu bibi byabaye, ariko Imana ikaba twe yabiturinze. Ibyo byose ngomba kubikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ndetse n'umuryango nyarwanda ugere kure, si byose. Aho ngaho rero ndagira ngo niba uri umugabo utubahwa n'umugore wumve yano magambo. Ntabwo umugore azigera kubaha biteye yuko umureba igitsure, nta nubwo umugore azigera kubaha biteye yuko uri umugabo w'ibigango, nta nubwo umugore azigera kubaha biteye yuko ka kazi n'iki n'iki ugakora neza. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bintu bizatuma umugore akubaha. Ibintu bituma umugore akubaha nuko uba umukunda, umutega amatwi mu bitekerezo bye, ndetse mu mishinga yawe umushiramo. Niba ejo ari ikintu uteganya kuzakora ukavuga ati mugore mwiza ku munsi w'ejo tuzakora iki ngiki, umugore akakubwira ati ku munsi w'ejo ntabwo mpari, ntuvuge ngo ndavuze ngo ku munsi w'ejo tuzakora iki. Mubwira ati ejo uzajya he? Niba udahari ku munsi w'ejo uzajya he? Uzakora iki? Umutega amatwi. Noneho niwumva yuko ibyo ngibyo agiye gukora atari byiza, ngibyo ugiye gukora, ukwiriye kumwumvisha neza mu buryo buzima yuko mukwiriye gukora ibyo ngibyo ushaka yuko mukora. Noneho ibyo ngibyo azajya gukora ku munsi w'ejo mukazajyana, cyangwa se ukazamuhereza ubundi bufasha bushobora gutuma icyo kintu ashaka yuko gikorwa kuri uwo munsi kidakogwa, ariko kikazakorwa ejo ku buryo bworoshye butamuvuye. Communication hagati yawe n'umugore wawe bishobora gutuma umugore akubaha. None ahangaha hakunze kubonekamo akandi akabazo gakunze kubonekamo n'aka ngaka. Abagore benshi, ndavuga benshi, baba bashaka yuko abagabo babubaha. Se wa mugore we, basi uri kureba ino video, basi niba ushaka yuko umugabo akubaha ukabusenga, waba usengera mu bagatulika,
waba usengera mu basilamu, waba usengera mu badivandisite b'umunsi wa karindwi, basari ijambo pasiteri yigeze agusomera rikubwira yuko umugabo wawe akwiriye kuzakubaha. Ese nakubaha ko umuntu akubaha bitewe n'ibyo yakoze ndetse n'ibyo yaguhaye? Ubundi nakubaha mbwira ikintu basi uzamuha gishobora gutuma azakomeza kukubaha. Ndavuga ku bagore bifuza yuko abagabo babubaha. Ubundi reka mbabwire nere kubatinza, ni ukuvuga ngo ntabwo umugabo akwiriye kukubaha wa mugore we ureba yino video. Ubwo umugabo akwiriye kugukunda. Munyangane gatoya, umugabo akwiriye kugukunda. Wowe wa mugore we ukwiriye kubaha umugabo. Niba washakaga yuko umugabo akubaha wowe ukamukunda, ntabwo ari byo, wabifataga mu buryo butari bwo. Ubwo ukwiriye kubaha umugabo wakagukunda, biteye yuko umuntu wagukunze nta kintu akwima. Kumwubaha bizatuma agukunda, noneho nagukunda akumve, agutege amatwi, ndetse aguhe muri bimwe ukeneye, ariko atari byose, kuko n'Imana itaduhereza byose dukeneye, kuko nyine Imana nababwiye yuko Imana itaduhereza byose dukeneye, ahubwo Imana iduhereza ibidukwiriye. Noneho mw'ibyo bikeya azaba afite, niwiga kumwubaha ukiga kunyurwa na bikeya afite cyangwa se aguhaye, bizatuma musingira ibirenze ibyo ngibyo yaguhaye. Umunsi azakuzanira agakufe, ejo akuzanira igitenge, ejo bundi akuzanira agakanzu, biteye yuko wamwubashe. Niwubaha umugabo ujye umenya neza yuko uzaba wubashe Imana yawe. Ariko kandi aha ngaha ntabwo mbishe, namwe murabizi neza yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ufite urugo rwiza uba umeze nk'umuntu ufite ijuru rito. Imana rero akamana gatoya ko mw'iryo juru rito ariko nako gafite imbaraga ni umugabo. Bityo rero Imana ikitegekwa ni ukudukunda, cyangwa se ikisabwa ni ukudukunda. Nawe umugabo wategekwa kugukunda cyangwa se asabwa kugukunda, ariko nawe utegekwa kumwubaha. Kuko iyo umugabo arangije kumenya yuko wa mugore we utamwubaha, atangira kukubonamo ikindi kintu, atangira kukubonamo umwanzi. Noneho tekereza, watetse, ntabwo umugabo ashaka kurya ibiryo watetse biteye yuko azi yuko utamwubaha, azi yuko wabitetse ubicira mukora iki n'iki n'iki. Wogeje isahani witotomba, nabonaho n'ibishokera gakeya, cyangwa isahani utayogeje neza, cyangwa se wamaze kuyoza umwana wawe akayikoraho umuriro uzaka. Ahangaha rero ndagusaba mugore wari uzi yuko umugabo agomba kukubaha, yuko umugabo adakwiriye kukubaha, yuko ari wowe ukwiriye kubaha umugabo. Noneho umugore nawe wari uzi yuko umugabo akwiriye, ndavuga ahangaha ku mugore uzi neza yuko umugabo yarakwiriye kumwubaha, ntabwo umugabo akwiriye kukubaha, ahubwo akwiriye kugukunda. Noneho nawe wa mugabo wari uzi yuko umugore akwiriye kugukunda, ahangaha ndagira ngo ushireho stop, umenye neza yuko umugore akwiriye kukubaha. Kuko umugore yubaha umuntu umukunze, kandi umuntu ukunze nta kintu umwima. Niba uzi yuko ibintu byawe ufite umugore wawe atabigiraho uruhare, niba uzi neza yuko umugore wawe nta kintu ashobora kuba yavuga ngo ucyumve, niba uzi neza na bya bindi nyine biba mu rugo rwawe, menya neza yuko umugore wawe atazigera kubaha, kandi natakubaha ntuzamukunda. Nutamukunda urugo rwanyu ruzaba rwarangije gusabwa na Sekibi. Ntabwo muzaba mwubakiye ku buye rikomeye, ryarindi rikomeza imfuruka, ariryo Yesu Kristo. Ubwo ahangaha ndakubwira neza yuko uzaba wubikiye ku musenyi. Amagambo azajya aza gusenyere, abakurebye nabi baze bagusenyere. Hari uburyo umuntu akureba nabi, cyangwa se wanamugeraho yarakaye ukagira ngo niho yarakaraye kandi afite ibyo byamurakaje. Ngaho rero murakoze, mw'abagore mwe, mwemeye neza yuko muzajya mwubaha abagabo, mutazongera gusaba abagabo ngo babubahe. Namwe mw'abagabo mwe, mwemeye neza yuko mutazongera kubwira abagore ngo babakunde,
nubwo ari mwe mukwiriye gukunda abagore bo bakabubaha, noneho ibyo babubahiye mugakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo bitazigera bicogora. Ibyo ngibyo nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Nzabira igihugu cyanjye, umuryango nyarwanda ukomeze kubaho utuje mu mahoro, wumvikana. Ibyo ngibyo nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu. Naho ubutaha.